Okay, tubanje kubasuza tubifuriza amahoro y'Imana yanirwa ndetse n'imigisha no kurushaho kubabwira ngo mugire ibihe byiza. Nko musanzwe mumenye rero tugera igice cyo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Umunsi twaba twaguteguriye ko turakugezaho izina Didas. Ngi tujye kubana muri kiganiro nkabandi ko Silas Maker. Bibara cyo tubi twa Silas Maker Entertainment. N'uburyo bwa mbere ugeze kuri YouTube yacu, kuri subscribe ufungure inzogera. Izina Didas rero rifite inkomoko muri Kigereki, rikaba rivuguturuka ku ijambo Dagsin cyangwa se Didas, rikaba risobanura inyigisho cyangwa umuyobozi mu myizerere. Mu mateka y'itorero rya mbere ya Gikristo, Didas ni izina ryitiriwe igitabo cya kera kitari mu byanditswe byera ariko cyubahwaga cyane. Didas cyangwa se Dagsin ni izina ryitiriwe igitabo cya kera ariko kitanditswe mu byanditswe byera, ariko igitabo kikaba cyarubahwaga cyane. Cyigishaga uburyo abakristo bakwiye kubaho, bakwiye gusenga ndetse nuko bakwiye gukorera Imana mu buryo bukwiye kandi bubereye umukristo nyakuri. Ubusobanuro bw'izina Didas. Didas bivuga umwigisha cyangwa se uhatse inyigisho. Didas nanone bisobanura inyigisho cyangwa se umuyobozi cyangwa se umuntu uyobora abandi mu kuri cyangwa mu mahame. Didas bisobanura umuntu uharanira gutanga ubuhanga n'ubumenyi mu kubaka abandi cyangwa se mu gufasha abandi kugera ku iterambere ndetse no ku bindi bintu byiza bibafasha muri sosiyete. Ibiranga abantu ndetse n'imico ikunze kugaragara ku bantu bitwa iri zina Didas. Abantu bose bitwa iri zina Didas akenshi usanga barangwa n'ibintu bikurikira. Ikintu gikunde kugaragara ku bantu bitwa ba Didas, barangwa n'ubuhanga mu kuyobora abandi. Baba bafite impano yo gusobanura ibintu no kuyobora mu bitekerezo. Ikintu cya kabiri kiranga ba Didas, bagira umutima w'ubwigisha cyangwa se wo kwigisha. Bakunda gusangiza abandi ubumenyi, gukosora neza ndetse no gutanga inama z'uko ibintu byagenda bitewe n'ikibazo cyabaho cyangwa se n'igitekerezo bashaka gutanga ku ngingo bari kuganiraho. Ikintu cya gatatu kiranga ba Didas ni ukuyegurira ukuri. Baharanira ukuri mu myitwarire myiza, bakaba abizerwa ndetse bakaba n'inyangamugayo. Ikintu cya kane kiranga ba Didas ni ugukunda abantu. Baba bafite umutima wo gufasha ndetse no kubaka umuryango cyangwa sosiyete ndetse no gukuza umuco wa sosiyete, ubushobozi cyangwa se ubwitonzi. Ni ukuvuga ngo nibakora ikintu bahubutse, ahubwo bakunda gutekereza mbere yo kugira icyo bakora. Mbere yo gufata icyemezo cyo gufata umwanzuro, banza gutekereza icyo bagiye gukora, barebe niba nta ngaruka cyangwa se mbogamizi, bakaba nuko bari buze gukemura za mbogamizi ziri buze kubaho. Mu ncamake, Didas ni izina rifite isura y'ubuyobozi cyangwa se y'ubwigisha, rikaba rihesha nyiraryo imiterere y'umuntu ushobora kuba intumwa y'ubumenyi cyangwa se umwigisha cyangwa umuyobozi mu buzima busanzwe no mu myizerere. Ndagushimira wafashe umwanya kudukurikira. Ingiye Silas Maker Entertainment. Ngiye ndiko Silas Maker, twari turi kumwe muri kiganiro. Nawe niba hari izina wifuje ko twaza kubwira ubusobanuro bwaryo, umanuke hasi utwandikira muri comment hagenewe ibitekerezo utatuzaguhereho. Turagukunda, reka duhurire mu biganiro by'ubutaha, ariko kuri subscribe ufungure inzogera kugira ngo duhurire mu biganiro by'ubutaha. Ciao.